umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Urabona hano mamaze igihe kingana gute ku buryo ujya kumbaza ngo mufite akana. ushobora kugenda ukaba gitifu, ushobora ufite ibindi bintu wakora, ufite kugenda ugacuruza, wahisemo kujya gukora muri hoteli. Be hano ni Kigali. You will understand. Yeah. Hano ni Kigali. Be I have to survive. Kandi ko kazi nabonye, be I tried. Okay? Please don't touch me. Shaka kandi kazi ngiye ntabwo kazi ngiye ngakunda. Ntabwo numva ko sinumva ko umuntu umeze nkaho wagiye gukora muri hoteli ntaho bitaniye no kujya gukora mu kabari. Be gukora mu kabari no gukora muri hoteli nta kintu bitwaye. Ikibazo ni icyo uhakorera. Icyo ubura ndagenda nkakora nkataha. Ndabibona kabisa, ndabibona. None bagenda bakora. Ndimo ndabibona. Business style z'i Kigali ni sho ngo nje nambara ingutiya nk'izo nambaraga mu cyaro. Ibi ngibi nibyo biranga abantu bakora muri hoteli. Ibi nibyo biranga abantu b'abasirimu. B'abasirimu. Yeah. Okay. Thank you. Nongere ngende nsubira iyo mvuye. No. Uramfasha witware nk'umukozi hano. Nk'umuki? Umukozi. Iminsi yose mushiki wanjye azamara hano. Sinshaka kazamenya ko nge nawe hari isano yindi dufitanye ijyanye no kuba wabura umugore wawe n'abandi umugabo wawe. Nshaka kuba nk'umukozi wo mu rugo, imyambaro ukayihindura, icyumba cyanjye kukizamo birabujijwe. Ibyo cyo nicyo cyambere kuko ngira mushiki wanjye umfuhira cyane. Azise ko bibana? Ntabwo babizi ko mfite umugore kubera ko aziko nibana kuko ntabwo nigeze mbibabwira. Cyakora ibyawe ni birebire. Byawe bihora ari bishya mu matwi yanjye. Nk'umukozi. Ibyo gusa. Nta bindi wifuza ko nagukorera? Nta kindi. Asa ikintu bigutwaye. Urumva se byantwara iki? Se ko ndi gusigaho ndeba nawe. Bana yanjye. Ntabwo mbyumva. Birasa n'ikiremba. Ndakora iki none? No kuryamana nawe ntabwo bigishobotse. Ndakora iki? Uze koko mbimubwire ko ntwite. Nimbimubwira aranyirukana. Ndakora iki mana yanjye? Ndumvise yikaragiyeho. Ndakora iki? Oya, nimbimubwira aranyirukana. Nimbimuhisha indi zakura bibone. Ndasenyishyire nyirayo. Ndakora iki?
urashaka kuzongeraho nyiragashinga ihembe. Uyigimye abavuzi kamureke nigendere. Ibyo nakubwiye ndizera wabyumvishe. ariko papa ubundi reka nkubaza ikibazo kimwe ubona uri umugabo uri igiki mu bantu bose ariko mbona we yari yubaye hasoni ni ukukubona wirirwa ubungera gusa ariko papa wifata ujye kwa Kamari ujye kunywa inzoga ubambure nurangiza ujye no kwa Alphonse kunywa inzoga ubambure uzi ko Alphonse yarankubitiye hariya hirya urabizi neza ko yarankubitiye hariya hirya wowe uranywara 1,500 ukavuga ngo uzayishyura ngo wagurishije inka we hari inkugira aha ngaha ntabwo wayiriye ntabwo wayimaze papa uranze ugiye kuneza abantu kuri uyu musozi ese amafaranga ubwo niki ko ngiye wazinyoye se ubundi ngo nguki yakurose se kurya yarayakurota ku buryo abyuka aza kundeba ngo inzoga ntiwishyure ukagira amagambo y'abagore sha papa uraje uzasebere kuri uyu musozi uraje uzicuze uraje uzi mbone kugushingaho papa mbone kugushingaho hejuru yuko hari n'ikiro cy'inyamubanzaniye cyangwa ikiro cy'ibijumba nose uragira ngo ugenze ikibazo cyo Alphonse arabeshya. Boss narimuzaniye coffee. Sana. Thank you so much kabisa. Kawa kararyoshye. Ariko sunika akora kizuzo awe kakabiha koko. Ntabwo bishoboka. Ariko se nyine teta. Kuwanye bibusa pe. Wambonye imbuga mumenye kuko buryo udashobora kumva ikibazo cyane. Erega boss nagaruka kumvira ubusa. Buriya rero reka mubwize ukuri ubwoba burimo. Ubwoba bw'iki? Nta mpamvu kugira ubwoba. Reka mubaze urabizi neza ko njye na mama Manzi tuziranye. Ariko teta njyewe Gakire urukeye ukavuga mama Manzi umugore wanjye uriya rwose mfata nk'umwana muto gusa umugore wanjye. Ubwo saramutse tubonye kuko cyangwa akamenya gahunda zacu n'iki ngiye reka mubwize ukuri ngiye numvishe binteye ubwoba. Wumvikane ko ibwo nicyo kibazo cyora agize ngo mama Manzi kamubwira umwana w'umukobwa we njyewe Gakire n'umugabo ufite icyemezo ku mafaranga yanjye. Mama Manzi rwose ndakugira mubwize ukuri ko imyaka 18 tubaye niyo yamenye ngo ndaye ahantu wenda ndi muri misiyo z'akazi arambwira ati nkura ari wenyine rwose ushaka umuntu gupfumbata. Urumva rero ko ari umugore twamaje guhuza rwose. Alphonse arabeshya. Bajya kumuta gashamura uzaho byahebereye. Ese hashize igihe kingana cy'umutabi. Hashize igihe kingana cy'umutabi. Ndakubaza amaze igihe kingana cy'umutabi. Niba ndi umugore washatse ukambyaza abana ni gute mbana nawe imyaka 26 ntazi kunywa itabi? Nanzi ko ujye uryumva. Ngo guki? Nanzi ko ubyumva ari impumuro. Papa unywa itabi ndaje mpamagara abana bawe mbabwira yuko ise yabaye umusinzi ahubwo do harabura gatukanzanira n'abantu batanye cyeguka imbere. Hey, cyeguka imbere se. Shamanaka. Mama umwa. Ubwo se none basi tuvi kuri ibyo ngibyo. Akazi ko ibaza ariko kuba twaba dukorana uri boss wanjye tukagirana ibintu birebire nka biriya ubuse koko ariko mbumubwira teta tego ibyo byakazi n'ubigera ikibazo niyo kazangirika mu kigero kingana gute ndetse najya nkubwira yuko nushaka no kujya uruhuka wifite pato ugiye kujyamo cyangwa izindi serivisi z'abandi bakobwa inshuti zawe uzabyenda rwose ntuzagire ubwoba kandi uriya umuvandimwe wanjye bose ngo wirwanga urushye reka
ujye ugenda njyewe rwose nkubaye uburenganzira ntuzajye ugira umuntu ubaza ikibazo abazaza nyirengera njyewe gakire ni icyo kibazo mba nifitiye ato wowe wumva we nugira ikibazo ba be free no problem ibintu byose ngenzanye bikemura neza ku gihe kandi ku masegonda niyo bambwira ngo ntiwaje mu kazi nta kibazo rwose kazi ajya kurwa n'abandi ndakwinginze mu manzi nazabimenye uko abimenyeza mwana we ariko ufite ikibazo cyo rwose kukiranye na mamanzi cy'umugore wanjye ibyo byose bikurimo rwose reka ashatse na kugira n'umugore reka ngende umugabo ushaka umugore nshaka bose na mamanzi ibyo bintu yabyo pasi ubutanga divorce nkahita mukimbiza nkamuha akazu kamwe muri ziranunze Kacyiru agahita agenda akabamo n'abana akajya barasiyo reka nawe wabyara abana beza shaka hakuzi kunura umukobwa mwiza nukuri kwimana mbamuruhuza uri umukobwa mwiza pe nta kibazo basi nimba warabirebye ukabona nta kibazo ariko wabyemeze shaka no mu kazi niba nabyo nta kibazo wenda akazi bumara rwose reka nanagushigira nawe n'iduka ugacuruza ukabona nk'abandi bakiri iby'akazi byo gutera ikibazo rwose nugira ikibazo rwose ntabwo ari bubyeme rwose kuranga ahandi masiri umukobwa mwiza gushara n'urushyi mu ntoki wangu oye umwe amata shaka harya wanjye mu bigogo hanyuma mu majyepfo za Nyanza wabona musingasha hari abana beza rwose noneho reka tureke guta umwanya muri igihe n'iki ari ndi igihe kinini imodoka yuzuye amavuta mbwira neza ngo ushaka kujya se twagehera mu Rwanda hose uturere twose uratuzi twagira Rubavu hari ahantu numvisha hagezweho hitwa kuri Heza Beach ato nta kibazo ariko nyine kubera ko bwije tubanza duca Musanze mu Bize Resort turari ijoro rimwe ubu ni kuwa gatanu tuhariho na boîte nziza tuhari tubyina ejo mu gitondo kare twanduka tujya ku mazi magari ku kivu gusa nagenda maze gutya cyane kare kujya iyo ngende mu kazi ngiye kujyana kwa Munini Smart Design hara mu mujyi isoko rwagati urumva wasanga no homa ari nono urumva uhita ugira ngo uhindura imyenda ushaka ndushaka kugira ivarisi rwose ahubwo ugenda ufata isakoshi kapata isakoshi amakuru natwe mu rugo meze neza nta kibazo nyine gihari biracamo wowe se biragenda nanjye nta kibazo nyine ni kwa kundi umuntu nyine aba ashakisha ugerageza ahubwo se mba mubwire wowe uretse se kandi ngiye kugukorera ka surprise uriteguye nyine nashaka kubwira ko ubu ngubu aka kanya tuvugana ndi i Kigali nahageze ese urumva nakubeshyera ikigo urumva naba ndi mu kintu ndi gukora ikintu nkanga kukubwira suzi ko ibintu byose mbikubwira mwazi ikintu cyose ni mu ngenda kikubwira nta kintu njya nguhisha nese kuba nkubwiye gutya ko numva bikuruhakaje bitagushimishije rega nanjye ngomba kwirwanaho nkagira ikintu nkora nkareba ko ahantu undi nava nkava ku rwego rumwe nkagera ku rundi n'ubundi ariko nawe nateguye kubikubwira ahubwo se uri mu rugo nashakaga nyine kureba ukuntu nakugeraho nyine nkabisuhuza sawa okay Sheri sibwo tuvuga utari kunyumva ntabwo unyumva uretse gato hari ibintu ndi guteranya hari ibintu ndi kwiteranyiriza by'akazi hasi igihe cyose we n'ubundi uguhora umbwira vuba ufite ibi bibazo none nyine nandi kugira ngo ubwire ko bro wanjye ejo azaza kundeba ninde Hirwa
wamuretse akaza sinigeze nkuca ku muryango wawe mbese uragira ngo aze hano ntabikubwiye ejo n'ejo ubundi utangire uvuge ngo urugo rwawe bararuje ntabanje kukubaza akuma uzi ko kumfata atari ko ndi kumfata ntabwo ariko ndi iyi nzu urayireba ukuntu ingana urabona harimo ibyumba bingahe ntabwo harimo ibyumba birenga 5 buri cyumba cyose nikirimo uburiri bashakaga rero kubikumenyesha ahubwo ndashaka umbwira aje kugusura gusa aza agende cyangwa aje kubana nzabimenya nanjye okay ndumva nta kintu nahindura kuri ibyo ngibyo sawa urakoze guma hano uretse kugenda se ngashaka ko muri iki ako wagiye unyubaha byibura umwana igenda umugabo wawe nongere mbisubiremo nta munsi n'umwe nzabaho ntakubwiza ukuri ngo mbwe ko ngende umugabo wawe umugabo se zibaho ngaho umugabo ntukore inshingano ze yanunze n'amazi yo kunywa ukabona ukora inshingano ze nakubwiye ko byananiye se umwanya garuka hano nigeze nkubwira ko gukora inshingano z'urugo rwanjye byananiye se njye mubwiye ko wabimbwiye kandi uva mubwira ibintu by'inyuro ntabwo ari byiza imbere kubera icyo utateguye umugati ako usikuri nta munoza ndategura umugati ngo sinkunda umugati ntawutegura ngo kutateguye umugati uragira nkora iki reka ibyo tubyihorere gushwana nawe narabirambiwe ziri kujyana nanjye narabirambiwe turi kujyana icyo gutegura urakizi ariko reka nkubaze urumva bikunyuze ushaka kumfata nk'umukozi wawe wo mu rugo kugira ukundi ushimishe mushiki wawe ase umwari bitwaye iki bitwaye iki ntacyo bitwaye none se bitwaye iki ntacyo bitwaye kuba mushiki wawe yazana akamenya ko uri umukozi wanjye hari ikintu bitwaye koko ese urumva uri fiyeri yabyo kuba nakora ibidashimishije umutima wanjye kugira wowe ngushimishe icya mbere nuko ibintu byose dukora tuba twabyumvikanye ntiwabinyemereye se okay wabinyemereye nyine ikindi kandi mu bintu byose uri buze guteka mushiki wanjye akunda agafiriti uze guteka kenshi sibiho kandi nkubwiza ukuri umwari witware nk'umukozi 100%. kandi ibyo ari bukore byose wihangane kuko uko umuntu afata umukozi wo mu rugo ntabwo ariko amufata nk'undi muntu usanzwe ashobora kukubangamira akaba yagukoresha ibintu wowe wumva udashaka uze kubyihanganira rero nk'umuntu wumve ko uri umukozi wo mu rugo wifate nk'umukozi wo mu rugo turi kugendana kandi rega umbabarire bosi wanjye njye kugufungurira se urupangu no umukozi ufungura igipangu yahageze
umugozi wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze